Kanizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye. Ikipe ya Rayon Sport ibashije gutsinda ikipe ya Gasogi United hari kabisa mu karere ka Nyanza muri Rayon Week, ibitego 2-0 nibyo byaranze uyu mukino. Nibyo ngiye kuza tukinjiramo 5-5 kabisa, turebera hamwe uko ikipe ya Rayon Sport yagiye yitwara muri uyu mukino ndetse n'amahirwe itanga ku mikino iyindi isigaye ya gishuti cyangwa se umwe mu mikino igize iyi Rayon Week. Icyo manza kugusaba rero banzure neza niba warakoze subscribe hano kuri World of Sport Rwanda, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana 5-5. Reka duhere kabisa tumanze twibukiranye 11 bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo tubashe kugenda tubyinjiramo 5-5. Mwizamu bari bakoze impinduka ugereranyije na match zagiye zibanza, nta wundi bari babanjemo muzamu muri yo Patience, umwe mu bazamu bafashe neza cyangwa se bitwaye neza mu mwaka w'imikino washize ubwo Rayon Sport yarangizaga nyuma ya saga yabaye ya Kadim bivuga yuko ashobora kuba yaratamye. Rero uyu ni umwe mu bazamu bitwaye neza mu mikino yari isigaye ya shampiyona, niwe wari babanje mu izamu. Serumogo Omar nawe yabanjemo, habanzamo Musore Prince ndetse na Kabang Emmanuel ndetse Emery Bayise, Fabrice nawe yabanzemo, Niyonzima Olivier Sef ndetse Abedi nawe yari yabanjemo nk'umukinnyi mushya, tutibagiwe Richard Kirongozi ndetse na Bing Bero, tutibagiwe Abdulaziz. Abo ngabo nibo 11 umutoza Lotfi yari yabanjemo kuri uno munsi kabisa. Ugiye kureba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport rero ugiye kureba uburyo yatangiye kino mukino, yatangiye ugiye kureba bamwe mu bakinnyi bari bahengetswe harimo nka Kabanga, wabonye ko yigaragaje cyane muri uyu mukino. Ni Rayon Sport yatangiye yataka bikomeye, yataka iciye ku ruhande, navuga ku ruhande rw'iburyo cyane ku ruhande ruriho Kabanga ndetse na Rivarido bari kugerageza gusatira cyane izamu rya Gasogi United. Zarangiye rero ku munota wa 45 Bigirimana Abedi waguzwe miliyoni 25 kabisa abonejemo igitego cya mbere kuri umupira mwiza waruje muri box, nawe arasimbuka akozaho umutwe, umupira uhita wijyanamo. Nuko nguko byarangiye igice cya mbere nta byinshi byabayemo, nta n'impinduka nyinshi zabayemo, usibye ko ikipe ya Rayon Sport yakomeje kuyobora umukino, ifite esprit ziri ku rwego rwo hejuru cyane kabisa, yari iri hejuru kuri uyu munsi. Ugiye kureba impinduka yagiye akora ubwo twinjiye mu gice cya kabiri, impinduka yagiye akora kabisa. Igice cya kabiri kigitangira, yaje kwinjizamo Tambwe Gruwari, aza kwinjiramo ndetse na Paul Jesus nawe aza kwinjiramo asimbuye Prince Musore. Yaje kwinjiramo asimbuye Musore Prince kabisa, wagize match itari mbi cyane. Nuko Tony Gitoga aza kuza asimbura Rivarido wari wagize ikibazo, bari bamukandagiye muri match mu gice cya mbere, gusa baza kumwongeza mu gice cya kabiri kabisa, biza kuba ngombwa ko ahita asohoka mu kibuga bigishoboka. Nuko rero ikipe ya Rayon Sport yakomeje gukina yataka ndetse bakomeza kugenda bakora impinduka, aho Serumogo Omar yaje kujyamo asimbuye, yaje kugerageza uburyo bw'igitego, gusa kuri passe nziza yarahawe na Bing Bero asigaye ari imbere y'izamu. Serumogo biramunanira, baro ayitera iruhande gate rw'izamu. Navuga ko ayo ari amwe mu mahirwe ikipe ya Rayon Sport yatakaje kuri uyu mukino. Ugiye kureba ku ruhande rwa Mohamed Chiri waje asimbuye ndetse agahita atsinda igitego, yaje atsimbuye Richard Kirongozi, yaje amusimbuye nuko aza kuba anatsinda igitego cyiza cyane, igitego yatsindiye hanze ya surface, baro ku mupira mwiza wari ugarutse arawufunga neza, adepoza mu izamu. Nta kindi umuzamu wa Gasogi ari bukore usibye kurambura imbavu. Ni Mohamed Chiri kabisa, uyu mwarabu witwaye neza, wagize match nziza nubwo yajemo asimbuye. Kuri ubu ngubu kabisa navuga ko ikipe ya Rayon Sport yatweretse match nziza iri ku rwego rwo hejuru. Uyu rero wari umukino wa mbere
utangira Rayon Week mbibutsa ko match ebyiri zisigaye ari match yo mu karere ka Ngoma kabisa, aho bazaba bakina n'ikipe ya Gorilla. Ikipe ya Gorilla imwe mu makipe yagaragaje yuko yiteguye neza pre-season nyuma yo gukina n'ikipe ya APR imikino igera kuri 2. Umukino wa mbere wabereye Shyorongi banganya ibitego 2-2, ndetse n'umukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium banganya igitego 1-1. navuga ko ari match nziza tuzareberaho urwego rwiza rwa Rayon Sport. Ye kuri iyi match ya Gasogi n'ubundi narinzi ko nka Rayon Sport nk'ikipe nkuru, Rayon Sport yagiye Nyanza ku ivuko, nta bindi yari yagombaga gukora usibye gutsinda ikipe ya Gasogi, ubundi bagatangira icyumweru cya Rayon Sport bari muri mood nziza. Rero ahantu tegeye kuzayirebera ni kuri match bafitanye n'ikipe ya Gorilla mu karere ka Bugesera, mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Nibava mu ntara y'Iburasirazuba zerekeza iburengerazuba mu karere ka Rubavu, bazakina n'ikipe izaba yavuye mu gihugu cya Kongo, ndetse bagerageze no gukina n'ikipe imwe yo mu karere ka Rubavu, ishobora kuba ari ekipe ya Etincelle. Nuko rero bimeze. Rayon Week izasorezwa i Kigali ku itariki 15, aho bazaba bakina n'ikipe ya Young Africans kabisa. Izaba ari match ikomeye ku munsi w'igikundiro. Mbere yuko uyu mukino uba, ikipe ya Rayon Sport abayobozi ndetse na staff bose n'abakinnyi muri rusange babanje kugenda basura mu Rukari, aho ku ngoro y'umwami iri mu karere ka Nyanza kabisa, bamanza baganirizwa iby'umuco, ndetse nkuko bigenda buri gihe mu gutangira icyumweru cya Rayon Week cyangwa se icyumweru cy'igikundiro. Kongo rero byagenze, batangira bagenda kabisa basura ingoro y'umwami hariya mu karere ka Nyanza. Abafana ba Rayon ikintu babaza, murimo murabona bitewe tutitaye kuri saga ziri mu buyobozi, ese muri kubona ikipe yanyu ya Rayon Sport iratanga icyizere kingana gite uyu mwaka utaha w'imikino? Reka mbwireho utarakora subscribe kwayikora none kabisa, tugenda tubana 5 kuri 5. Nge Nebo Fabrice, komeza ukigikire kabisa ukora subscribe kabisa, ujye ukomeza gutanga comment, ukore na share ku bantu bawe bagukunda ikipe ufana. Nge Nebo Fabrice, reka tuzasubire ubutaha.